bacira musinga hari ikame bakajya ni na hariya muri Kongo yego imoba yagiyeyo mu by'ukuri asize ibitenga biri aho ngaho inyuma ye. Muribuka ko yari yaranze kubatizwa, avuga ko n'umwana we uzabatizwa uzibeshya akabatizwa azamuvuma, nawe umukobwa azafata abyaye, nawe umuhungu usibye no kubyara ntazigera anashyuka. Rumo simbizi ariko oya ahubwo aho ngaho Kigeli Ngumenya atarigeze abyara ariko Kigeli Ngumenya atarabyaye. Rudego se yarabyaye. Rudego se yarabyaye ko nibyo giye gukomeza jitse mumubwire ko yarabahamije abamusimbuye bose ntawabatizwa. Yewe ahubwo niho ruzingiye rero niho ruzingiye. Ndacyakomeza gato no kujya kuraguza tugaterekera kugira ngo uwo muzimu arakomeye. Ateye ubwoba. Urumva ko nabo ubwo bwami bwabo bwacikiye hagati, noneho aho abahicometsemo abazungu baje barabiduruvanya byose babitera hejuru bashaka inyungu zabo birumvikana, noneho bashyamiranya ubwoko. Ababi barababwira ati mwebwe mwari mufite uburenganzira bwo kwica no gukiza, mu byibagirwe ni twebwe tugiye kureba abagomba gutegeka. Bashyiraho tuvuge abahutu, babashyizeho. Urumva inzigo yasigaye hagati y'abatutsi n'abahutu niyo yaje kubyara iya revolution. Mubona ibintu byose biradogera, bamwe baragiye abandi basigaye aho ngaho. Abasigaye nabo kubera ko buvuye ku butegetsi bwacitsemo kabiri, nawe babukomeza bucitse, nawe baza kubyara ikindi gice cya Kabutindi, aricyo yajemo Abakiga n'Abanyenduga. Abakiga n'Abanyenduga babicikije nabi cyane ku buryo Abakiga bishe Abanyenduga. Iyo mbivuze ngo Abanyenduga cyangwa Abakiga si bose, ariko byarabaye. Ingoma ya Habyarimana yishe abari mu butegetsi bwa Kayibanda. Nubwo abantu bavuga ngo babyibagirwe, ariko abana babo n'imiryango yabo ntabwo babyibagirwa. Barabyaye, bafite abandi barashyingiranye, n'ibintu bihoraho. Icyo kintu kirahari. Mu gihe bavuga ngo bagiye kumvikana yenda barebe ukuntu basimburana, abahajemo iby'abaturutse muri Uganda. Abaturutse muri Uganda rero nababwiye ko bo baje batazi n'umuntu bazanye. Mu by'ukuri inkotanyi, ndavuga izikubitiro, zishobora kuba zitari zizi n'ubukotanyi bwazo. Ni ukuvuga ko harimo inkotanyi zishaka yenda ko bacyura impunzi bagakomeza ubutegetsi, ariko inkotanyi zishaka ubwami ku buryo bwihishe. Muri abo bafite ubahagarariye wigize umwami, n'ubu ngubu yabuze umwambika ikamba, ariko araryambaye, abantu bose barabibona. Natinze mu magambo, nashaka kubabwira ko kugira ngo tugere ku kintu cyitwa igihugu kigendera ku mategeko, hagomba ubwo bubabare bwose, abantu bakumva ibintu banyuzemo, bikaba byazana n'ibintu yenda byo gusesengura ibibazo byabo, bakajya no kubabarirana.